wafashwe n'iniga nafashwe n'iniga iranjyana ingeza ku mugore wiwe umugore wiwe barara batongana mani ijoro ryose bavuga handa man abana turi kumwe tukarara ingange urumva mani twararanye ingange mani bamwe batariye barimo barayura mani ibyo bintu birambabaza uzi wese Austin ndamukunda noneho kirakijwe ikiwe mani cyangwa mani oya narahari mu gaskata mani kuri kiraro gishaje bataranakivugurura ayi ubu ngubu barakivugurura hariya niho naraye rero warayeyo wumva gumeze utu mani njye nakoze n'akazi ko mu rugo atansiyo Suzana menyere mani njye nakoze n'akazi wala boss yaragushoboraga naje Kigali ncitse wacu kubera ubuzima nari mbayemo nza i Kigali naraye hanze iminsi 2 yes mbozuka ku kamwanya akaza kansanga muri sala nakundaga kureba televiziyo agahita aza kansanga muri sala mani ngo nimushyiramo amakuru ngo n'ikinini kandi namubwira ati amakuru sisamane amakuru umuntu yaje anoragura ku muhanda icyo gihe yari ari mu modoka ndabyibuka yaraje nyine ndimo ndayihagarika icyo gihe nashakaga nyine mani nahagarikaga imodoka zose mbonye zose n'amaniga amaniga aba hari gake nyine yo kabisa rero kabisa ni baby Soni umuhungu w'Abanyarwanda muri kureba kakanye imbere yani muri kubona umukobwa mwiza cyane w'inzobe umukobwa kabisa muri kubona ko ameze fresh wambaye agakanzu kameze bo agasaha neza hasi no hejuru murabona ko ari inzobe aratangira tubwira amazina ye nitwa Akayezu Pacifique urongera ijwi ku buryo abantu bakumva tu it's okay nitwa Akayezu Pacifique ariko izina banzeho cyane ni izina nkunda gukoresha Akayezu Pacifique Akayezu kubona umeze neza nawe urabibona umeze neza kabisa uturutse he wana naturutse hano kure cyane wazanye n'iniga se ko ndimo numanga abakobwa bubu wallahi wose n'amaniga amaniga aba hari gake nyine wane nawe ujya ngo mbisohore hano hanze bari uradutangariza iki se muri iyi minsi wallahi ko ndi kubona amafilimi uri kugenda utwika ahantu hose mu gihugu muri no minsi tubafite filime ewani twika byatari Padre Stress Padiri ewani yo filime irimo iratwika cyane hari akantu uvuze ndumirwa ngo Padiri iki isi umva reka mbwira wowe urimo urabyitiranya mani wowe urimo urabyitiranya ako nawe rero muranjijishamo gake wowe urimo urabyitiranya ndimo ndivugira ibintu wowe ugahita uzanamo ibyawe mani ese nawe wagera ku munwa uzi ko utuzanira agasa agashyi nanjye mvuze agasa n'iki dutangira ikiganiro cyacu twabanje kuganiraho gatoya hari ibintu biri kugenda bivugwa abantu benshi cyane ngo uroka afite ubukwe icyo gikora kibona ko gihari ariko ntago buri ari ubukwe wallahi iriya ni indirimbo mani reka none nawe ugiye kujya gutera ikirenge ku cya Skype ngenda ibyo avuga byose ngendi nyuma yiwe amakuru dufite nuko Roki yabanje kugupropose mbere yuko apropose uriya mukobwa agaje gukora ako nawe sikajya nsenya mu bana mani ngewe yarampropose urumva mani nyuma nyine aza ko mani n'iki bakoze igikwe mani wahita wigira gute hari mani nahita nanirasa muri mani ngewe uriya nahita nanirasa mani situnabitindeho kako washiduka nirasa Rozi story yawe ishobora kuba umuntu yakumva akababara yakubayeho ni nk'iyi nje mani uzi nyiva mu rugo naje nje Kigali mani nje nabaye mu buzima bubi nyigera muri Kigali naraye mu muhanda sumbone gutya ndashaka ko ntera nkako ga story gatoya wenda k'iminota mike dukubite nka story yawe kuko muri muri Amerika nayumva gira genda kavuga ati wana mwana ndamuremeye tu ewana nje rwose reka nkubwire nubwo mumbona gutya meze gutya ni wenda n'iterambere ririmo riragenda riza gake nje nyigera muri Kigali nabaye mu buzima bubi bwa danje naje Kigali ncitse wacu kubera ubuzima nari mbayemo nza i Kigali naraye hanze iminsi 2 yes mbona umugira neza arambwe mani nje nakoze n'akazi ko mu rugo atansiyo Suzana menyere mani
njye nakoze n'akazi wala boss yaragushoboraga byatanga twakikomereza story yawe noneho njye nakoze akazi ko mu rugo nahamaze amezi 8 nkavaho icyo gihe nyine umugabo wawo aho nakoreraga yaragiye kumfata ku ngufu mpita bibwira umugore wiwe ndamwate ntabwo nahashobora reka ngende narimo amezi 8 urumva nari ngiye kugira umwaka ndangije ndahava mitanza mani ubu ngubu kundeba nari mfite basaza banjye mani babayeho mu buzima bwiza ariko ndorera nakoze akazi ko mu rugo ndara mu muhanda i Kigali ibaze muri rigori ufite musaza wawe ufite musaza wanjye umeze neza fo none ndangije nyine akazi ndakabura mpitamuhamagara ndamubwira ati se wamfashije aranyemerera ndagenda ngiwe nabwo aho nageze muramukazi wanjye umva ngwiki yaragukaranze ako ibaze kurwara umugongo uri umwana mani ukarwara umugongo yayibaze mani icyo kintu ukarwara umugongo mani ukajya wirirwa utaka umugongo kandi ukiri n'umwana wirirwa ukora wirirwa ugira ati mani njye nakoze akabuzi kavunanye nubwo mumbona gutya mani njye nararibwe mani ubuzima bwose ndabuzi warahasoreye okay nicyo kintu waba warahuye nacyo mu muhanda ukabona kiragukomerekeje cyane kurusha ibindi bintu waba warabonye ikintu njye nahuye nacyo mu buzima bwanjye na n'ubwo nazibagirwa nuko naraye mu muhanda man abana turi kumwe tukarara ingange urumva man twararanye ingange man bamwe batariye barimo barayura man ibyo bintu birambabaza n'ubu ngubu nahitandira nuko nyine niyo mpamvu wahita unirasa man nanakirasa okay akantu kaba karakubabaje ukiri mu muhanda waryaga gute naryaga ibintu natoraguye yes najyaga mu muhanda nyine nka kuri mu boss mani kwako ndavamo modoka ukajya kubona jugunye ikintu kinuza cy'umukati n'iki mani ukahita ugenda ukirukanga ugatanguranya n'abandi bana mani ukagitoragura ukakijya yes mani nibwo buzima nari mbayeho nuko naje guhura n'umugira neza nyine nawe nubwo atambereye umwana mwiza nyuma bikarangira nyine nashatse n'iki yes namwe murabyumva urebye bwira Abanyarwanda kuko nubundi watubwiye story yawe reka tujye kuri story kuko hari umuntu yumva story yawe akavuga ati uriya mwana no gufashwa cyangwa se no kugenda kugira ngo amurize mu rundi rwego hari umuntu umva story y'umuntu akumva arahana ashobora kumenya cyangwa se n'abagenzi babaye muri story nkiya kugira ngo abashe kugira uko bifasha ikindi kiganiro cyigisha abantu keshi mu buzima bwabo ibintu bigiye bitandukanye niyo mpamvu rero story yabo uwo muntu akigufasha ni cye kintu yagukoreye uwo muntu yaje anoragura ku muhanda icyo gihe yari ari mu modoka ndabyibuka yaraje nyine ndimo ndayihagarika icyo gihe nashakaga nyine mani nahagarikaga imodoka zose mbonye zose mani biriya bintu birababaza dia urumva nkahagarika nkavuga ati se mwamfashije haza umugira neza wanyuma nanyu aramfasha arahagarara ava mu modoka arambwira ati bite ni sawa ndamubwira ati buzima bumereye nabi wamfasha arangije arambwira ati okay nariwe yaranjyanye icyo gihe umugore wiwe anamubwira nabi ndabyibuka yewe yaramutonganyije aramubwira uriya mu bebe wazanye n'umugore wawe iki n'iki no ndaceceka mari ngumaho hari umuntu uza mama wiwe wagiraga amahane mani yagiraga amahane wafashwe n'iniga nafashwe n'iniga iranjyana ingeza ku mugore wiwe umugore wiwe barara batongana mani ijoro ryose bavuga uriya mu bebe wazanye n'iki mani uturiyane umugore wawe cyangwa mani nareba ukuntu umeze mani nanareba igikapu kiri ku mugongo nzaruhahira mani nzaruhahira iri ku mugongo mani avuga ati naragira n'ubwo bushobozi bwo kuvugishwa n'uwo mutipe byonyine ukabona kabisa nabonaga bitanashoboka ukigera muri urwo rwabayeho gute muri urwo rugo ndugezemo nyine bwa mbere naragize nyine abantu umugore wamfata nabi ariko nyine yaje kumenya ko nyine ndi umwana mwiza agenda nyitaho nanjye murerura umwana wiwe arakura ewana byatari nyine mamara amezi 8 urumva amezi 8 ni menshi mani umuntu mutanamenyeranye naje kugeraho nitwa murumuna w'umugore twasohokana ahantu bakundaga kunsohokana kanabaga ndi kumwe n'umwana wiwe
mani bakansohokana bakavuga ati wana naribi yes narafashwe nka murumuna wiwe w'umugore birangiye nyine n'uwo mukecuru turumvikana reba uwo mukecuru mani bwarekega mu gitondo umugore akajya mu kazi n'umugabo mwana akaza akahitaza yahitaga byuka ku kamwanya akaza akansanga muri salo nakundaga kureba televiziyo muri nyine amafilime agahita aza akansanga muri salo mani ngo nimushyiramo amakuru ngo n'ikinini kandi namubwira ati amakuru sisamane amakuru saza aho saa sitarata mani tugapfa ubusa kubera nakundaga filime mu buzima hari niyo filime uri kureba muri icyo gihe icyo gihe nari ndimo ndareba Ivy Argwas iriya filime yiwe yari ikunzwe byatari noneho umukecuru yazamana akambwira ngo nikiramo amakuru mani kandi igezweho byatari urebye ubwo buzima wenda waba waranyuzemo ubu ngubu umaze kugera ku buhe buzima ubuzima naba naraciyemo bwose ubu ngubu nsigaye wenda ndi ku iterambere ariko wenda ritarafatika nayo ariko bamvuga ati aho navuye naho ubu ngubu ngeze ntago ari kimwe nk'aho nari mbayemo mu buzima nari mbayemo ubuzima ndimo ubu ngubu mani ndashima Imana kuba yaramvanyeho narindi ikaba inkiza ahangaha waje muri Kigali uturutse he yanjye ndi umwana w'umuhanga yes wavuye Muhanga uzi Kigali yes waraye Nyabugogo hariya mu gasyata waraye mu gasyata yes hakiri kiraro gishaje wala mani kuri kiraro gishaje bataranakivugurura ariko ubu ngubu barakivugurura hariya niho naraye rero warayeyo yes wumva gumeze uturaye mu iteme nyine naravuze ati ubu n'ubuzima bwari bwo bwose nzabucamo ndavuga ati it's okay naribireka mbucemo Imana iragutabara yes Imana yaranabaye ingeza kure naho ubu ngubu banshimira Imana yo mu ijuru navuga ati Imana warakoze haleluya hari ikintu nshaka kukwibariza iyo bavuze ijambo Slay Queen wowe uhita wumva iki mu makanwa kawe Slay Queen ni umubebe wihagazeho ni umubebe ufite amafaranga ni umubebe utasuzugura uko wiboneye hari abavuga ngo Slay Queen ni ya Slay Queen ijya kwigurisha hariya mu muhanda ariko ntago ari byo Slay Queen ni umubebe uba wihagazeho byatari ufite ewana akamodoka kiwe afite amafaranga yiwe nta muntu wamusuzugura niwe witwa Slay Queen ako zirandagaswi zigenda hariya mu muhanda zikajya kwigurisha no ntago ari Slay Queen ubu twagufata mu ruhe rwe bungiye mwamfata mu ruhe rwe nawe rero urangora wandi nawe uri urangora njyewe ukuntu mwamfatamo njye nditonda ndi Slay Queen wenda iri aho ngaho nyine itararenga cyane ariko nayo ntago wazumbwira iki ni iki waba gato iki ni iki ubwo iki ni iki ni ukuza nyine wa muja avuga ati wowe uraza nkurara n'iki ni kare mani ubu ngubu ku rwego ndiho ndi umubebe nyine ntabwo kuraranwa n'Abanyarwanda yes wihaye Abanyarwanda bakurarana ubundi ubona ari nk'abangahe umunyarwanda se mani njye sinakunda n'Abanyarwanda by the way ntabwo nkunda Abanyarwanda umuzungu yes aturuka mu kihe gihugu uragira ngo byose mbikubwire nyine mbwira nanjye manu wagira ngo abatipe mu Rwanda bahita bangatira abatipe mu Rwanda bahita bagukatira guteze bahita bangatira fo bagukatira guteze ntabwo bizi guteze by the way njyewe nkundana n'umushinwa ubu ngubu ukundana n'umushinwa yes ko numvaga abashinwa batera indamani bagakatira uwo turi kumwe ubu ngubu ntaribwiwe nta mutima mubi yes nta mutima mubi iyo urebye abahungu b'i Kigali bafite amafaranga ubundi hari abahungu bafite amafaranga hari n'abandi badafite amafaranga ariko abo ngabo bafite amafaranga mani niba bandi nyine baba bihagazeho bakavuga ati umubebe ntabwo azanshinga hejuru rero wa wundi udafite amafaranga mani ni wa mutipe wiyemera byatari akiyumva ko mani uzi hari umutipe utagira amafaranga akiyemera fo byadari mani ukareba nka kiriya kiji kiba kirimo kiriyemera mani wajya ureka guhemukira abaginge bawe mani uzi
abaniga bafite amafaranga uhita ubamenya gute nkawe yewe umuntu ufite amafaranga mani nubwo ajya yagaragaza maze araza akakwiyobereka nyabyatari akavuga ati njyewe nta kintu mfite iwacu turi abakene ikintu nta muntu uzi hari uza nanone mani uyafite ariko akaniyemera by the way akiyemera byatari kwa kundi wajya umureba ukavuga ati nkawe uriyemera hejuru ye mani nanjye nzagera aho ntunga amafaranga ku buryo nta mutipe uzajya unsuzugura wawe namba kandi n'ubu ngubu nta mutipe wansuzugura uko yiboneye ntabwo yaza nsuzugura mani kandi ufite agakofi kawe ndagafite agakofi kanjye nta muntu nubwo nanyuze mu buzima bubi bwose ariko ubu ngubu aho ngeza mani nta mutipe waza ngo ansuzugurire no akubwira mwe se uraje umbaza iki mani mu basitari bari mu Rwanda ninde musitari wawe nawe umva ngewe mu kisitari nkunda cyane nkunda na n'ubu Austin wamuha mani Austin njyana namuha buri uzi Austin ndamukunda noneho kirakijwe ikiwe mani cyangwa mani mbere umva se mbaza ngo mbere nakundaga nde Meddy none se Meddy muhuye na Austin wahande muri bane na Austin man Meddy man yakoze igikwe man aradoye mukira n'iki man ubu Austin muhuye akakubwira ati wana mva ubwire urama cyangwa ntaguma man namuhana nirukanga nukuri ibaza abandi bakobwa bahise bivumbura bakivumbura ibyo se birandeba man yes man by the way nanubwo wenda Austin namukundira ngo namuhana iki Austin ndamukunda man nkunda uburyo cyaririmba nkunda man ikijwi kiwe byonyine yo nyumvishije man banumva ari neza wana ari nkora ahantu gukora ahantu gira ikintu ubwira noneho abandi bakobwa nkawe bari mu muhanda okay aba bebe bari mu muhanda man si bakajye biheba igihe cyabo kirahari igihe cyabo kizagera mani baze babafashe nk'ukunguku mani njyewe mbonye umujama mani umutipe uri mu muhanda bari abantu basabiriza mani njyewe ndabafasha niba mfite iki genda bahereza kubera ko iki nawe nabahemukira nk'uko nanjye bahita banyibutsa ubuzima nabayemo ndabagana umutipe bita Sineka Eyes uramuzi Sineka uri aho umuntu cyangwa nta nubwo umuzi inde ongera Sineka Eyes uri aho umuntu usobanura isobanura byaheze w'umuhanzi yes wamuha se uri aho mani tuba turi aho ngaho nyine gusa twese niho tuba tukizamuka mani ntabwo wazamuka uri munagenda zaba kabisa reka tukubwire ngo wakoze cyane kandi kabisa kuraje kuba waravuye mu muhanda ukabugeza aha ngaha ugikomeza urugendo tubura tuzasubira ubutaha sibyo turashaka kuzaguzana Sineke Eyes uwo mutipe ugukunda bya danger arenda gusaba ji arankunda wallahi nari binda byishimiye urakoze cyane kabisa